Bidasubirwaho rero u Rwanda rukaba rusubije General Sylvain Ekenge. Major General Sylvain Ekenge wavuze amagambo y'ubugome y'ubumara ayasoma bisa neza nkaho yayateguye mu buryo bufatika kandi yayatumwe na Tshisekedi. Mu kwiyerurutsa Tshisekedi yafashe umwanzuro wo kumuhagarika ku nshingano zo kuba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ndetse itangazo rya FARDC rikaba ryasohotse rivuga ko badashyigikiye aya magambo kandi aturongo gusa nkuko byagaragaye nta yindi myanzuro yafatiwe, nta bindi bihano yafatiwe usibye kumuhagarika ku nshingano zo kuba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero biciye muri Ministre Jean Damascene Bizimana, Ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu minubumwe, akaba nawe asohoye inyandiko isobanura neza amagambo isesengura amagambo y'ubumara y'ubugome yavuzwe Generali umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye ubwoba. Anga yose yahagurutse kugeza naho Ububirigi inshuti magara basambike ba Chilombo, abajyanama bakuru ba Chilombo bakomeje kumugira inama aho kujya mu namba aho kugira ngaje mu mahoro, nabo bakaba bagaragaje ko amagambo yavuzwe n'uyu mujenerali wa Kongo ateye ishozi, ateye isese. Twize cyane, reka tujye muri ubutumwa bwatanzwe na Jean Bizimana, Dr. naryo n'izina rye kuko yararikoreye, ni Dr. Jean Damascene Bizimana. Yagize ati abashyigikiye generali wa Kongo Sylvain Ekenge, ni kuvanga abasapota be bakomeje kumwibasira kumbaga ku kantu mukumvi. Yavuze ko bakomeje kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ko abamushyigikiye bakomeje kumwibasira. Abo bamushyigikiye dusesenguyeho gato mbere yuko dukomeza, harimo Ababiligi ngo bashaka kumutsindagira no kumugira umwere ku magambo y'urwango yibasiye ubwoko bw'Abatutsi. Yatangaje ku mugaragaro kuri televiziyo ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC mu nshingano ze zo kuba umuvugizi w'ingabo za leta FARDC, mu kugerageza kumurengera abo baronda bwoko, abo nyine bagira ironda koko, barimo kugoreka ku bushake igitekerezo nyarwanda cy'ubwenge gifite igisobanuro cy'ubwenge n'ubuhanga mu muco n'imigenzo nyarwanda, bakagiha ibisobanuro bibi bavuga ko abanyarwanda bakoresha ubwenge mu kubeshya. Iki ni ikinyoma cyakwirakwijwe no mu myaka yashize n'uwamenyekanye mu guhakana jenoside Umufaransa Pierre Péan. Aba baronda bwoko bashyigikiye General Ekenge bavuga ibinyoma ko mu muco nyarwanda ubwenge busobanura ubugome, uburyarya cyangwa uburyarya bwiyoberanya. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa. Mu kinyarwanda ubugome n'uburyarya bifite amazina yabyo asobanutse neza, ari nayo uburyarya n'uburiganya ntabwo ari rimwe, ntabwo bisobanura kimwe n'ubwenge. Ubwenge ni indangagaciro nziza kandi y'ingenzi mu muco wacu, yigishwa abana bakiri igamije kubarera mu bwenge buhebuje, ubushobozi n'ubuhanga burenze byose. Abanyarwanda bagaragaza agaciro ke mu migani myinshi, dore 5 muri yo. Umugani wa mbere, ubwenge buheze mu nda burabora. Uwo ni umugani uvuga ku bwenge wa mbere, bisobanura ko kugira ubumenyi cyangwa ubuhanga ariko ukabigumisha wowe, ukabigumana wowe wenyine, utabisangiza abandi, nta nyungu bigira. Icyasangiwe abandi cyangwa icyasangijwe abandi nicyo kigira imbuto, nicyo cyera imbuto. Niyo mpamvu uyu mugani bavuga ngo ubwenge buheze mu nda burabora. Umugani wa kabiri uvuga ko ubwenge burarahurwa. Iyo ni imigani y'Ikinyarwanda yagiye asobanura, bisobanura ko ubumenyi n'ubwenge bigira aho biva, bigaragarira mu kwiga, mu gutozwa no mu kwitegereza. Ubwenge burarahurwa, ngira ngo murabyumva neza, ngo bisobanura ko ubumenyi n'ubwenge bigira aho biva, bikaba bigaragarira mu kwiga, mu gutozwa no mu kwitegereza. Icya gatatu, ubwenge buva hasi, bisobanura ko ubwenge butangira mu kwicisha bugufi no mu rugendo rurerure rwo kwiga no gukura. Ibi bihwanye n'umugani w'Igifaransa wigishijwe mu mashuri yisumbuye n'Ababiligi. Tuwushyize mu Kinyarwanda ugira uti ku mitima myiza agaciro ntigategereza imyaka. Ngira ngo ako kantu murakumva.
nyine ngo umuntu aba agomba kuva hasi afite ubwenge. Umugani wa kane mu kinyarwanda ugira uti ubwenge bw'umwe buratuba. Bisobanura ko ubwenge bw'umuntu umwe budahagije. Kungurana ibitekerezo nibyo bitanga umucyo. Mu gifaransa umugani wo mu gifaransa nawo tushyize mu kinyarwanda ujya gusa n'ibyo, bagira bati mu guhuza ibitekerezo havamo umucyo. Bishatse kuvuga ko ubwenge bw'umuntu umwe n'ubundi buba budahagije, nk'uko bavuga ngo buratuba. Umugani wa gatanu yagize ati ubwenge si ubugingo, umupfumu ntiyapfuye. Ubwenge si ubugingo, umupfumu ntiyapfuye. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Bisobanura ko ubwenge cyangwa ubumenyi bidashobora gutsinda urupfu. N'abapfumu cyangwa abaganga, abantu bakunze gufata nk'abazi byose, bose bagengwa n'itegeko ridakuka ry'urupfu, nk'uko bivugwa mu kinyarwanda, imbere y'urupfu twese turareshya. Ubwenge si ubugingo. Abyumvishe, ubwenge si ubugingo, umupfumu ntiyapfuye. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Yagize ati izi ni ingero nafashe kugira ngo abantu bafite umutima mwiza batazashukwa n'abiyita abanyabwenge nyamara ari abashukanyi, bahimba ibinyoma bagamije gukwirakwiza urwango rwibasira abanyarwanda, bagoreka igitekerezo cy'ubwenge mu nyungu z'urwango no guhakana ukuri. Akaba yifurije abanyarwanda gusoza umwaka neza wa 2025 n'umwaka mushya wa 2020. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, akaba ari nta wundi ari Dr Jean Damascene Bizimana, aho yagarutse isi yose rero ubu ikaba yahagurukiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba yahagurukiye Tshisekedi, ikaba yahagurukiye umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Ekenge Bomusa Efumbi, wavuze ko gushaka abagore b'abanyarwanda bisaba kwitonda. Ayo magambo muyumve neza, yavuze ko gushaka abagore b'abanyarwanda bisaba kwitonda, akavuga ko byagiye biba ku bayobozi gakondo aho bita abariyangira ngo murababona bameze nk'abapfumu, ariko ni abayobozi gakondo cyangwa abami bo mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko bagiye bashyingirwa abagore b'abatutsi mu gihe cyashize, abo bantu bakabazana bene wabo, babyara babo, bishywa babo, byarangira bavuga ko ari bene wabo, mu by'ukuri atari bene wabo, ahubwo akaba ari bo batera inda abo bagore. Bikaza kurangira rero ngo babyaye abana basa n'abatutsi, ngaho bavuga ko abatutsi ngo baruta ubundi bwoko, ari ubwoko buruta ubundi bwoko, ariyo mpamvu babyaye abana basa n'abatutsi. Mu by'ukuri ngo wabyaye atari umugabo washatse uwo mugore. Ayo ni amagambo y'ubugome, ayo ni amagambo yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa, ndetse akaba yahagurukije isi yose, ndetse agasobanura ubwenge nabi, avuga ubwenge nk'uburiganya abanyarwanda bakoresha, ndetse akavuga ko byigishwa mu bana bakiri bato, ibintu bisa nkaho ari ugusebya abana, ari ugusebya urubyiruko rw'u Rwanda. Ibi n'ubundi ni ibi nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yavuze ko aya magambo asa neza n'ayavuzwe na Gitera. By'umwihariko ni amategeko 10 y'abahutu yasohotse muri Kangura, ndetse n'ibindi bitangazamakuru bya kera byigishaga ibisa nk'ibi ngibi. Ni ibintu isi yose yahagurukiye kwamagana, ndetse nk'uko mubyiyumviye, ubwenge ni umuco nyarwanda, kandi ubwenge bufite imigani bukomokaho, buvugwaho mu buryo busesuye mu rurimi rw'ikinyarwanda, apana ibyo byavuzwe n'uyu mu generali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe rero ni pilot
News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko nkomeje kwibanda ku makuru ari kuvugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru ari kuvugwa muri politike na diplomasi, geopolitike ndetse n'andi makuru agiye atandukanye, ibyegeranyo bitandukanye bijyanye n'imirwano, bijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda, aho ndakomeza kugenda mbasesengura ibijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda mu buryo busesuye. Mukomeze banjye Pilot News TV, ariko nukeneye n'andi makuru agiye atandukanye Pilot naho ndakomeza kugenda nyabagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.